Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngiye kubagezaho ndi mu Kazarukundo Clarisse. Gutangira tubagezaho ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, turabagezaho iteganyagihe ryo mu masaha y'ijoro, iry'umunsi w'ejo ndetse n'iry'iminsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo. Uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda haguye imvura, yaguye mu masaha mu gitondo mu bice by'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mu masaha yo ku gicamunsi imvura yaguye mu bice bitandukanye by'amajyaruguru y'igihugu cyacu. Mu masaha nijoro hakaba hateganyijwe imvura mu bice byo mu majyepfo mu karere ka Nyamagabe, Nyaruguru ndetse na Huye. Ahandi hateganyijwe imvura mu bice byo mu burengerazuba mu turere twaho twa Nyamasheke ndetse na Rusizi. Naho ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira umuyaga mwinshi. Uyu muyaga uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 8 ku isegonda, ndetse n'icyerekezo kiva mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu tundi turere tw'igihugu cyacu. Reka turebere hamwe muri rusange uko ku munsi w'ejo ikirere giteganyijwe duhereye mu masaha ya mu gitondo. Mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twaho twose, kimwe no mu bice byo mu burengerazuba nta mvura ihateganyijwe, ariko ibipimo by'ubushyuhe mu burengerazuba biri hagati ya -11 ndetse na -17, aho akarere ka Nyabihu ariko gateganyijwe kugira igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranije n'ahandi mu gihugu cya -11. Mu majyaruguru y'igihugu cyacu mu bice byaho byose naho nta mvura ihateganyijwe amasaha mu gitondo, ndetse ahenshi akazapimirwa igipimo cy'ubushyuhe cya -13 uretse mu karere ka Rulindo hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya -15. Mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu mu turere twaho twose naho nta mvura ihateganyijwe, ariko igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -16 ndetse na -17. Reka turebere hamwe rero ibizaranga mu mujyi wa Kigali mu masaha ya mu gitondo. Hateganyijwe urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -17. Mu masaha rero yo ku gicamunsi hakaba hateganyijwe imvura ndetse izumvikanamo inkuba mu ntara y'amajyepfo mu turere twaho twose. Ni nako biteganyijwe mu burengerazuba, ariko igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -20 ndetse na -28. Mu majyaruguru naho hateganyijwe imvura kandi izumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -20 ndetse na 26. Mu bice by'Uburasirazuba mu turere twaho twose hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse akarere ka Nyagatare kakazagira igipimo cy'ubushyuhe cya -28. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo imvura izumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -27. Reka turebere hamwe rero mu minsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo tariki 22 kugera tariki 26 Ukwakira uko ikirere giteganyijwe. Muri iyi minsi uko ari 5 hateganyijwe ibihe by'imvura, bikaba biri guterwa n'uko dufite isangano ry'imiyaga ritwoherereza umwuka uhehereye rihuriraho igihugu cyacu giherereye, bikaba bituma muri iyi minsi uko ari 5 duteganya ibihe by'imvura mu bice byose by'igihugu cyacu. Ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa mu masaha ya saa 11:35 za mu gitondo, rirenge saa 11:54 za nimugoroba. Mukomeze kunogerwa na serivisi za Meteo Rwanda kandi tubifurije kugira ijoro ryiza.